ikaze kuri Ezabodi. Ese wigeze wibaza niba turi hafi y'imperuka? Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso birindwi bivuga ko bizabaho mbere y'imperuka nk'uko bivugwa muri Bibiliya. Tuzagenda turebera hamwe buri kimenyetso, turebe niba cyarabaye cyangwa kitaraba. Bizadufasha kumenya niba koko imperuka itwegereje cyangwa hakiri igihe. Muri ibi bimenyetso birindwi bizabanziriza imperuka, ese wowe ujya wibaza ko turi mu minsi ya nyuma? Ese ibimenyetso by'imperuka biri kuba ku isi? Ese dukwiye kwitegura gute? Muri bimwe mu bimenyetso tuzareba bizabanziriza imperuka, hari ibimenyetso birindwi tuzarebera hamwe. Tuzajya tugenda turebera hamwe buri kimenyetso, turebe nimba cyarabaye n'ibyakiranze. Ikimenyetso cya mbere ni intambara n'imvururu ku isi. Icya kabiri kizaba ari indwara zikomeye n'ibyorezo. Icyorezo cya gatatu kizaba ari ibiza bikomeye. Icyorezo cya kane ni abahanuzi b'ibinyoma. Icya gatanu ni urukundo ruzakonja. Icya gatandatu ni ubutumwa bwiza buzakwira isi yose. Ikimenyetso cya karindwi ni ibimenyetso byo mu kirere. Ibyo byose tuzabirebera hamwe, turebe koko nimba ku isi bihari, tumenye nimba imperuka iri hafi cyangwa hari ibitaraba, tumenye nimba itaraza. Tugiye kurebera hamwe ikimenyetso cya mbere, ari cyo intambara n'imvururu ku isi. Intambara n'imvururu ku isi, Bibiliya havuga ko intambara nyinshi n'imvururu biziyongera ku isi mbere y'uko imperuka iba. Ibihugu bizajya birwana kandi isi izabamo umutekano muke. Icyanditswe twakwifashisha kiboneka muri Matayo 24, umurongo wa 6 n'uwa 8. Niko havuga: muzumva intambara n'impuha n'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umurongo wa 7 avuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Umurongo wa 8 ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro no kuramukwa. Aya magambo yavuzwe na Yesu Kristo we ubwe, ko intambara ziziyongera mbere y'imperuka. Intambara ziyongera ku isi, ibihugu bizajya birwana, isi izagira imvururu n'umutekano muke, ubwami buzatera ubundi. Bisobanura ko isi izarangwa n'intambara nyinshi, imvururu n'ubwoba. Bikaba ari kimwe mu bimenyetso byavuzwe mbere y'uko imperuka iza. Ibi ni bimwe mu bimenyetso byavuzwe mbere y'uko imperuka iza n'ijambo ry'Imana. Ingero twabona z'intambara n'imvururu ku isi, abantu bamwe bafata nk'ibimenyetso by'imperuka kuko byanditswe muri cya cyanditswe twarangije gusoma cyo muri Matayo 24, umurongo wa 6 n'uwa 7, ndetse bikaboneka no muri Luka 21, umurongo waho wa 10. Intambara dufashe nk'ingero, tugafata nk'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye mu 1939 kugera mu 1945. Yari intambara ikomeye cyane hagati y'ibihugu byinshi ku isi, yasize abantu barenga miliyoni 70 bishwe. Intambara ni urugero rw'uko igihugu kizatera ikindi, ubwami bugatera ubundi. Tukiri aha ngaha twagera no mu Rwanda tukareba jenoside yabaye mu Rwanda hagati y'umwaka w'1990 kugera mu 1994. Imvururu n'ubwicanyi byabaye hagati y'amoko. Jenoside yakorewe Abatutsi yishe abantu barenga miliyoni 1. Ibihe byerekana ubugome n'intambara mu bantu, kimwe nk'uko Bibiliya ibivuga. Icya gatatu twareba ni intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, muri Middle East conflicts. Intambara z'Abarabu na Israheli, ndetse n'izindi mvururu muri Syria na Iraq.
zerekana neza ko intambara zihoraho ku isi nk'ibimenyetso by'imperuka. Ikindi kimenyetso twareba kijyanye n'intambara n'imvururu ni intambara z'imbere mu bihugu, ibyo bita civil wars. Urugero nka Congo yo kuva mu ntambara yo kuva mu 1998 kugera mu 2003. Somalia ifite intambara kuva mu 1991 kugeza ubu ngubu. Zateje ibibazo byinshi mu baturage, urupfu, impunzi ndetse n'inzara. Ibiza n'ubukungu n'imvururu zitera ubukene. Imvururu z'abaturage bashaka ubutegetsi cyangwa uburenganzira bwabo nk'abo mu gihugu cya Afurika, Sudani n'ibindi. Turewe no ku baturanyi barwanira uburenganzira bwabo ba M23 b'Abanyekongo, Bibiliya ivuga ko intambara n'imvururu biziyongera mbere y'imperuka. Icyitonderwa, nubwo intambara n'imvururu sibyo bihita bivuga ko imperuka igiye kuza, ariko ni kimwe mu bimenyetso by'iminsi ya nyuma abantu barushaho kwangana no guhemukirana. Nk'uko twabibonye, ibimenyetso byinshi byavuzwe muri Bibiliya bigaragaza ko isi bizahura n'ibintu bikomeye mbere y'imperuka, ariko amagambo ya Kristo atwibutsa ko tudakwiye gutinya, ahubwo tugomba kwitegura no gukomeza gukora ibyiza. Twasenga tuvuga ngo dusinya Data Nyagasani, Mana yo mu ijuru, turagushima kuduha ubwenge n'umutekano mu bihe bigoye, uturinde intambara n'imvururu, ubugome n'uburakari, ibidukingire muri iki gihe cy'amayoberane menshi. Uturinde guhemukirana, kwanga cyangwa kubabaza bagenzi bacu, dufashe gukomeza gukunda abandi nubwo isi iri mu bibazo. Nyagasani, turagusaba uduhe amahoro mu muryango wacu, mu gihugu cyacu no ku isi yose. Dufashe kumva ubutumwa bwawe kugira ngo tudacika intege mu bihe by'imperuka, turusheho kwizera ko ubugome n'intambara bizashira, kandi urukundo rwawe ruzatuyobora kugeza ku munsi wa nyuma. Byose twizeye mu izina rya Kristo. Amen.